Twari turi hariya Lavana Kimihurura noneho dukora icyo kirori birangira polisi zije nyine gisanga habaye ikirori. Ntabwo cyari ikirori, iyo kiba ikirori haba harimo n'abakobwa. Urubyiruko rwose ni ukureka ibintu by'amaniveriseri kari yatuma uzanira iwanyu ibibazo. Abo ngabo ntabwo nabakiriye nk'abantu baje mu birori. Nyine uretse ko nyine hari umwe wari wavuze ko uwo munsi noneho biza kuba ngombwa ko hazamo akantu kameze nk'agapati. Nyuma rero dufungura radiyo irasakuza bituma bimenyekana. Ntabwo abantu bemerewe guterana, nta nshuti no gusurana ntabwo byemewe mu bundi. Kuko nanjye nabafashe nk'abashyitsi baje gusura uwo ndinda, ntabwo nabafashe nk'abantu baje mu birori. Bafashwe rero bari mu birori byo kwizihiza isabukuru, bagomba kwirinda iki cyorezo, ariko noneho barakurikiranwa, bipimisha covid, baratanga amande, hanyuma inzego zibishinzwe zibakurikirana. Ndumva aricyo twavuga. N'ejo no mu ma saa 8 twari turi hariya Lavana hariya Kimihurura. Twari turi hariya Lavana Kimihurura, turaba nyine twari turi gutya mu tubara twari 10, twari twashizemo metero kuko yari inzu nini. Noneho dukora icyo kirori birangira polisi zije nyine gisanga habaye ikirori. Ikirori bwoko ki? Yari anniversary. Yari anniversary yanjye. Irihe somo mukuye? Isomo dukuyemo nuko tuzongera kujya muri ibi nibwo bwa mbere bitoayo, wowe turanasaba imbabazi kuba twarenze ku mategeko ya covid. Ibyo twari tubizi ahubwo bari baravuzemo metero, tubona ahantu hanini abantu batarenze 10, ntumva ntacyo ariko byarangiye twegeranye. Ahubwo se mwabigenje gute ko batubwiye ko mwari munacungiwe umutekano n'umusekirite? Simbize nyine ngewe uko mbizi ni uko nguko, kuko iyo nzu nini isanzwe ifite abasekirite. Ni iyihe nama none wabwira waha urubyiruko? Urubyiruko rwose ni ukureka ibintu by'amaniveriseri kari yatuma uzanira iwanyu ibibazo. Natwe ntusi twari tubyiteguye ariko twabikuyemo isomo ntibizongera. Murakoze cyane. Buri munsi mugirwa inama mubona n'abantu baba bafasha urubyiruko batandukanye barize ku mabwiriza. Mwebwe kuki mubikora kandi muba mwabonye ubwo butumwa butandukanye n'abantu baba bafashwe benshi? Ibyo ni nako so twakoze turi gusabira imbabazi bitazongera. Murakoze. Nitwa Nzamurambo Yves. Nitwa Nzamurambo Yves. Muri company yitwa Umusekirite company limited. Nawe watawe kuri yombi warenze ku mabwiriza, urinda umutekano bari barenze ku mabwiriza, byatewe n'iki ko abashinzwe umutekano ahanini ari nabo bubahiriza ingamba byagize? Ubundi abo ngabo ntabwo nabakiriye nk'abantu baje mu birori. Bari inshuti y'umutipe ubamwe imbere bita John. Nyine uretse ko nyine hari umwe wari wavuze ko uwo munsi noneho biza kuba ngombwa ko hazamo akantu kameze nk'agapati.
nyuma rero dufungura radiyo irasakuza bituma bimenyekana. ariko hari akantu bari barakoraga Aya hanyuma ni iyihe nama wagira abagenzi bawe bashinzwe umutekano mu rwego rwo kwirinda ko nabo bagwa mu cyo ngicyo wavuze? inama nabagira ni uko ntabwo abantu bemerewe guterana, ni inshuti no gusurana ntabwo byemewe mu bundi, kuko nanjye nabafashe nk'abashyitsi baje gusura uwo ndinda, ntabwo nabafashe nk'abantu baje mu birori. Mwafatiwe hehe? Mwafashe muri abantu bangahe? Twafatiwe Kimihurura ku muhanda hariya Ravana, twafashwe turi abantu 11. Ubwo twari dusanzwemo turi babiri, hari abashyitsi 9. Ni irihe somo mwakuye? Isomo twakuyemo ni uko tugomba kwirinda ibintu bisa nk'aho bihuza abantu muri iki gihe icyorezo cya covid kikiriho kitaracika. Murakoze. Sekirite, ariko ubusanzwe ibirori biba birimo abasore n'abahungu baba bangana Ntabwo cyari ikirori, iyo kiba ikirori haba harimo n'abakobwa. Iki ntabwo cyari ikirori, cyari iki yari nka visite, ni ugusura gusa, ntabwo ari ikirori. Murakoze cyane. Nyakubahwa mwatubwira abo mwafashe bari bakoze aya makosa? Urubyiruko rwafatiwe aho bizihizaga ibirori by'isabukuru y'umwe muri bo, kandi bitemewe binyuranije n'amabwiriza yo kwirinda covid-19. Twagiye tubigarukaho kenshi, ibikorwa byemewe n'ibitemewe, akaba ariyo mpamvu rero twabafashe. Icyo twasaba ni uko urubyiruko rugomba kwirinda nk'abandi banyarwanda bose. Twagiye tugerageza kugira ibiganiro bitandukanye ku maradiyo, ku mateleviziyo, ariko no ku mbuga nkoranyambaga aho bakunze kugaragara cyangwa izo bakunze gukoresha, tubaha ubutumwa y'uburyo bagomba kwitwara, kandi tubasaba yuko bakwiye kuba imbaraga zunganira izindi nzego zose mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Ibyo rero ababirinzeho barafatwa, ariko hari n'abantu murabizi b'urubyiruko rw'abakorerabushake bakorana n'inzego zitandukanye na polisi, mu by'ukuri bafasha mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo hirya no hino mu gihugu, hahurira abantu benshi. Abo rero turabashima, ariko aba rero babirengaho bamenye yuko aho ariho hose igihe twabonye amakuru bazafatwa kandi bagakurikiranwa. Bafashwe rero bari mu birori byo kwizihiza isabukuru, bagomba kwirinda iki cyorezo, ariko noneho barakurikiranwa, bipimisha covid, baratanga amande, hanyuma inzego zibishinzwe zibakurikirana. Ndumva aricyo twavuga. harimo n'abasekirite kandi baba bashinzwe umutekano. Ni ubuhe butumwa mwaha abantu bashinzwe umutekano nabo barenga ku mabwiriza? Icyo twavuga ni uko uriya musekirite urumva yarakwiye kuba yatanze amakuru, ariko kugaragara yuko atatanze amakuru, polisi ikabimenya ikaza nawe kubamufatira, byumvikane ko nawe aba inshingano zo atazubahirije. Turabasaba rero yuko ababonye abantu bose bakora ibintu binyuranije no kwirinda kino cyorezo, binyuranije n'amabwiriza, bajya batanga amakuru. Aho abantu bakora akazi k'umutekano, cyane cyane bariya bacunga umutekano batari abapolisi, abasekirite nk'uko wari ubivuze, turabasaba yuko bajya batanga amakuru kugira ngo nabo bifatanye n'abarenga ku mabwiriza. Murakoze. Yes, ko barimo gukurikirana BigTown TV, mwonje mwiriweho amakuru yanyu. Ndakeka ko mumeze neza cyane kandi mukaba murimo gukurikirana BigTown TV 5/5. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe, maze mugakomeza gukurikirana gahunda za buri munsi, gahunda zitandukanye. Uyu munsi twongeye twagarutse kuri Metropolitan Police hano i Remera. Icyatuzanye hano uyu munsi ni ugufata amakuru no kuyabagezaho mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV. Abandi 11 bafatiwe Kimihurura kuri Lavana, ahangaho bari bagiye mu birori bitandukanye murabizi, ariko nago bubahirije amabwiriza yo kwirinda coronavirus cyangwa covid-19. Polisi ikaba yongeye kubagwa gitumo uyu munsi baberekanye. Nyuma yo kuberekana twagize n'icyo twaganira nabo, badusobanurira byinshi bitandukanye, harimo n'umuyobozi na fande umuvugizi wa polisi nawe yagize icyo adusobanurira. Reka nongere mbibutse mwebwe murimo gukurikirana BigTown TV, icyo mugomba gukora ni ukwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Polisi nayo kuko iri maso cyane, irimo kureba impande zose z'igihugu ni bande batarimo kubahiriza aya mabwiriza yo kurinda coronavirus. Barafatwa buri munsi, mujya mubibona ku mastade, mu birori bitandukanye, mu makwe n'ahandi no mu nsengero. Iyo tubahirije amabwiriza
baragufata. So icyo tugomba gukora ni ukwirinda kwirinda coronavirus no kwirinda imitego isho kukurwisha mu kwica amategeko yo kwirinda coronavirus, maze ejo n'ejo bundi nawe ugafatwa bakaguhagarika hano, byaba ibintu atari byiza. So icyo mugomba gukora mwebwe murimo gukina BigTown TV no kwirinda nicyo tubasaba. Nyuma yo kuba mwabonye amakuru, harimo Umusekirite n'abandi bahungu bose hamwe ni 11. So icyo tugomba gukora no kwirinda, nta kindi twarenzaho. Iyi ngiyi ni BigTown TV, tuzakomeza kubagezaho amakuru menshi atandukanye aho ari hose. Icyo mugomba gukora no gukanda subscribe, maze mugakomeza gukurikirana gahunda zacu za buri munsi. I go by the name BigTown, and this is BigTown TV. One more time, until next time, ciao ciao.